hari abantu bampamagaye bambwira ngo vava ngo byarangiye. Byarangiye basize muri Maroc. Byarangiye basize muri Maroc. Yesu Kristo. Ndio maginasi. Nimero kompoze. Nimero kutari buchafu. Naponi nagaruka Kigali. Ihangane. Uzasabira imbabazi ubona yamugiye. Nukuri hanganisha. Oya uzagaruka. Kandi nintagarukayo. Humura nukuri humura. Muzamerekeze mwese. Ndaribwa cyane. Yego. Sheri hangane. Ngura imiti yo hanze ihenze. Ngura mu mafarumasi imiti iramenda. Kandi bose bangemuriye. Harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe. Yego. Imana ibumugisha. Ndarembye cyane rero. Nabwiraga abafana banjye ukomerewe. Imana nimfashe ikankiza. Nzakora ikiganiro kirambuye. Yego. Nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe, ubu neza igitambaro none, ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga, ndarembye cyane. Abantu bampamagaye bamfashije bansengeye, Imana ibahe umugisha. Agera hano baganga b'Ikibogora uhagarariye ibi bitaro yarihanganye ndatora. Ese bakunzi burya tifire nko muri kwibona turi ni mu bitaro aho vava arwariye. Twifuje kuba twamuganiza kubera ko ntabwo byoroshye kubera ko ararwaye, ndetse twabanje kubisaba nubwo tutari butinde mwanya baduhaye no kugira ngo wenda ashimira abantu bamufashije mu bijyanye no kwivuza, ko hari abantu benshi baje tubona bavuga ko batatanga amafaranga kuko ashobora kuba atamugeraho, ndetse ngashobora kuba wowe telefone batanga atariye, ariko turifuza ko kano kanya we yakivugira nimero ye yanyuraho ubufasha, ndetse tukamenya nuko ameze. Vava ihangane, abantu rero bari kukureba, abashoboye barayishyiraho, arayibagiriraho. Yego. Dr. Yema naramubwiye, yego, azanshimira umuntu wamfashije wese. Ndarembye cyane, ariko ndihanganye kugira ngo abakunzi banjye bamenye amakuru yo kwa muganga y'ukuri. Nararembye cyane, narwaye igifu kiranyokera mu bitugu n'umutwe wose, nkaruka nkarwara umutwe udakira. Abantu bakoreye Net TV show Naponi nagaruka Kigali. Uzasabira imbabazi ubona yamugiye. Nukuri hanganisha. Oya uzagaruka. Kandi nintagarukayo. Humura nukuri humura. Muzamerekeze mwese. Ndaribwa cyane. Yego. Sheri hangane. Ngura imiti yo hanze ihenze. Ngura mu mafarumasi imiti iramenda. Kandi bose bangemuriye. Harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe. Yego. Imana ibumugisha. Ndarembye cyane rero. Nabwiraga abafana banjye ukomerewe. Imana nimfashe ikankiza. Nzakora ikiganiro kirambuye. Yego. Nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana, nta n'uwo dufitanye ikibazo, kuko mfite uburibwe bwinshi, ndokerwa mu bitugu no mu mutwe,
uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ntabwo byankundiraga ndarembye cyane abantu bampamagaye bamfashije bansengeye Imana ibahe umugisha cano bita Aneti TV show Imana ibahe umugisha abantu bangemuriye bose nkabasha kubwuma uko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye Gwetayemu yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya mbona harahenze mbona amafaranga ni menshi ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo no mu rugo bangereho ariko kuva nagera hano abaganga b'Ikibogora baramfashije bakoze uko bashoboye ntabwo nyokerwa cyane ngo mbe narema mu minota 5 nk'uko naje meze ntabwo narekuraga ibingibi nta nubwo negukaga ngo ndebe inyuma gutya rero barakoze umuntu usenga nkundire Yesu yaramfashije cyane n'umukozi w'umuhanga ugomba gukira ni ukuri andekeraho rero bagiye kunzanira izindi serum Vava rero cyane cyane impamvu duteye gukora iki kiganiro nifuzaga ko niba ufite akabara ko kuvuga nimero yawe ukayitubwira kugira ngo abantu bifuza kuba hari ubufasha bakugenera ndetse bagufasha no kwivuza hano baguhamagare kuri iyo nimero banyuko nivuriza ni Kigali ariko ndihanganye kugira ngo abakunzi banjye bamenye amakuru yo kwa muganga y'ukuri nararembye cyane narwaye igifu kiranyokera mu bitugu n'umutwe wose nkaruka nkarwara umutwe udakira abantu bakuriye Aneti TV show Neboni ntagaruka i Kigali uzasabira imbabazi ubona yamugiye kandi nintagarukayo muzamerekeze mwese ndaribwa cyane ngura imiti yo hanze ihenze ngura mu mafarumasi imiti iramenda kandi bose bangemuriye harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe Imana ibahe umugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe Imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye nihabaho gutaha kandi nabwo nta kibazo mfitanye n'Imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ntabwo byankundiraga ndarembye cyane abantu bampamagaye bamfashije bansengeye Imana ibahe umugisha cano bita Aneti TV show Imana ibahe umugisha abantu bangemuriye bose nkabasha kubwuma uko nishyura imiti yo ku rugero rwanjye Gwetayemu yari yanjyanye kwa Nyirinkwaya mbona harahenze mbona amafaranga ni menshi ndongera ndabasaba ngo banzane muri ibi bitaro bikuru byo hafi yo mu rugo
no mu rugo bangereho, ariko kuva nagera hano abaganga b'Ikibogora baramfashije, bakoze uko bashoboye, ntabwo nyokerwa cyane ngo mbe narema mu minota 5 nk'uko naje meze, ntabwo narekuraga ibingibi, nta nubwo negukaga ngo ndebe inyuma gutya. Rero barakoze, umuntu usenga nkundire Yesu yaramfashije cyane, Ihanganishe rero. ni umukozi w'umuhanga, Umuntu ugomba gukira ni ukuri. andekeraho rero bagiye kunzanira izindi serumu. Yego. Vava rero cyane cyane impamvu duteye gukora iki kiganiro, nifuzaga ko niba waba ufite akabara ko kuvuga nimero yawe ukayitubwira kugira ngo abantu bifuza kuba hari ubufasha bakugenera ndetse bagufasha no kwivuza hano baguhamagare kuri iyo nimero. Banyuko nivuriza ni Kigali, banyubufasha nimero yanjye ni 078 078 78 46 15 Vava turagushimiye cyane kandi dushimiye n'abayobozi b'ibi bitaro, dushimiye yabari uhagarariye ibi bitaro yabari ihanganye ndatora kuko badushyiriyeho hano hafi na leta, ndayishimiye abantu bateguye amatora babigenje neza, bagiye begera abarwayi tugatora natwe. Yego. Vava urakoze cyane kandi wihangane, turagusengera, ejo bundi tuzakorana ikiganiro cyiza, wakize, turabizi neza ko uzaba wakize kandi wihangane. Ndagushimiye cyane ndetse nagushimiye wowe uruze kugira icyo uri bukore kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ndetse bumere neza, akomeze ubuzima bwe busanzwe. Bava n'umuntu dukunda cyane, umuntu mukunda cyane, rero buriya gukunda umuntu ntacyo umufasha mu gihe ari mu bibazo nabyo byaba bikemanga kwa bikemanga cyane, ariko ndakeka nta n'umwe udukurikiye hano waba umeze gutyo, no kwivugira. Ndizera ko muri buze kubikora. Nimero yiwe yayitanze niyo ngiyo, ndetse no ku kiganiro yanditseho, urajyaho umuhamagare, waba ari kumuganiza, waba ari kumusengera, ni iby'agaciro cyane. Kumbuye kumubona, banamukumbuye kongera